ikintu cyangora cyane rero ntabwo kizi. Ni igiki? Story. Rumba tugira story nyinshi. Tukagira story byo hari n'igihe usaba gusanga umunsi wose wije ari story kurinda bwira. Ubu uravuga ngo ndi story maker. Nicyo kintu cya drama queen. Ntabwo ashaje ngo ndi story teller. Ni drama queen neza neza. Sibyo? Ngo ndi story teller. Story nazikumbura. Swari igihe kubita story aza umuntu wagira uri kumuri. Kubera story. So ikintu rero ikintu nakumbura. Ni story cyane. Aho rwose ikintu cya story najya mbura umuntu tuzivugana story sibyo. Rero hari igihe naha nihuta kugira ngo wenda tuze kubona umwanya wa story. Urumva twasozaga umwaka tukajya muri salle nyine polyvalente tukabyinana n'abashiki bacu twari duturanye aho ngaho. Noneho duri gusoza umwaka. Rero urumva conga ireba gutya hari igihe wagera ukayikubita umuntu sibyo. Sibyo ubwo rero twabyitaga terime ati ntabwo wabyinye wahinze. Ubwo rero uzi kubyina muri make uzi guhinga. Yewe ntabwo nzi kubyina nzi guhinga. Rero ubwo nanyigisha kubyina ntago nzamuhinga cyakora nzagerageza kwitwara gakora ko nta cungo nzaba nambaye. Ubwo nyine konte icyo gihe tuzakora ikiganiro kuri icyo ngicyo cyo kubyina muzanyihanganire guys. Suzanyigisha kubyina akora bize ko ntabyo uzi. Ntabyo nzi nyine nasijya niyemeye. Niki wankundiye kanongere ngiso urumva se icyambere ni discipline. Icya kabiri wenda kibanziriza urumva iki ntago ari cyo cyane ubundi ntago ari cyo kintu cyambere umuntu amenyera ku mukunzi we cyangwa umuntu akibona umanza kureba isura uko ameze. Yashira ibintu by'amasura rwose cyo byihorera. None se ndabeshya se none se mbeshya tumangira isoni uri kugira mbibeshya. Oya isura first of all uretse gatoya n'uburyo ateye muri rusange. Icya kabiri discipline. Noneho uko twagiye tumenyana ewana nagiye nisanga naguyemo. Ruvango wankunde discipline kuva tumenyanya kugeza ubu. N'isura first of all manza. Hello turabasuhuje mwese amahoro y'Imana bane namwe. This is the Anastasia family together in love and faith. Turabashimiye cyane abakunzi bacu abadukurikiye abari mu Rwanda abari ku migabane yose y'isi. Turabasuhuje cyane amahoro y'Imana bane namwe. Turashimira abantu bamaze gukora subscribe n'abatarakora subscribe. Please muze mukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi ibiganiro byacu bikugereho ku gihe kandi ni byiza ndabizi uzabikunda. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kuganira ndi kumwe na my husband. Say something. Hey guys turabasuhuje cyane. Ikaze kuri Anastasia family nanone. Wateguye ako konyine se niko ugomba kubwira abakunzi bacu amani baseriye kugira abakunzi bacu ibintu byinshi byahindutse tugiye kuganira. Byahinduwe nande byahindutse ubu ngubu ni sho by'uyu munsi birabi biryoshye cyane. Tubane muri iki kiganiro. Tubane rero uyu munsi uri wateguye iki? Jewe mfite hano ibibazo 5 ngiye kukubaza. Ni nk'ibyo nateguye? Oya ese yateguye ukwe. Anyway bakunzi bacu rero kuri uyu munsi tugiye kubazanya ibibazo. Ngiye mfite ibibazo 5 nateguye hano. Nanjye 5. Ubwo ngubwo tugiye kubazanya buri wese araza gusubiza mu buryo bw'isheri ndizera utankopeye. Ahubwo we ntago wankopeye. Ntago nagukopeye. Buri wese yagiye ategura ku giti cye. Umva mutu. Arangije ubwo tugiye kubazanya.
oya dufite udupapuro hano mvuga ukuntu ibintu biteye. Dufite udupapuro hano njye mfite utwanjye. Utungutu ni ibibazo wowe uri buze kunsubiza. Nanjye utungutu ni ibibazo uragira gute? Ndi buze kugusubiza. Noneho ngubwo tugiye kudutondeka hano gutya. 1 2 3 4 5. Ubwo ni ukuvuga ngo buri wese aragira ate? Arajya afata kamwe. Ubwo njyewe ndatombora hariya. Nawe atombore ahangaha. Yes. Ubwo ni ibibazo 5 kuri buri umwe n'ibisubizo bingahe? 5. Okay. Icyo nzi cyo nagutwitse. Oya reka nago. Nese unwitse ntaratangira. Ibibazo naguteguriye. Guys, muze tubane rero muri iki kiganiro. Please, abatarakora subscribe muze mukore subscribe, share and comment. Kandi tunashimira abantu bamaze gukora subscribe. Nabo mugisha turabashimiye cyane. Turabashimiye cyane. Amahoro y'Imana abane namwe kandi Imana ibaha umugisha. Yego. Twatangira? Ninde tangira? Ni wowe tangira. Tangira nyine. Ariko bivuze ngo ladies first. Nyine no uratangira. Ubwo ni uri buze gutangira. Oya. Shaka ko ngiye manzi oya wabo ladies first. Dance wabo men's. Wowe fati wanje. Ushaka iki? Nakangaka cyangwa se nakangaka. Okay. Umva ikibazo yambajije. Bibaye ngombwa ko njya kure yawe mu mpamvu z'akazi niki cyakugora cyane? Ishura. Ikintu cyangora cyane rero ntabwo kizi. Ni igiki? Story. Rumba tugira story nyinshi. Tukagira story byo hari n'igihe usaba gusanga umunsi wose wije ari story kurinda bwira. Ubu uravuga ngo ndi story maker. Nicyo kintu cya drama queen. Oya shashe. Ngo ndi story teller. Ni drama queen neza. Sibyo? Ngo ndi story teller. Story nazikumbura. Swari igihe tukubita story aza umuntu wagira uri kumuri. Kubera story. So ikintu nakumbura ni story cyane. Aho rwose ikintu cya story najya mbura umuntu tuzivugana story sibyo? Rero hari igihe naha nihuta kugira ngo wenda tuze kubona umwanya wa story. Wowe? Okay. Kugira ngo wakumbura ko mwamuri mukimo mwena. Umva story za Olivier nawe. Ibyo ngibyo wabikumbura ariko hari burya ntago ari cyo kihuta cyane. Kuko si ariko abantu babana story nazikumbura. Ubu story zimvange. Ninjye ukurikiye. Sindafata kayo. Akangaka kangashyire hano. Okay. Kande. Mfataka. Ikibazo yambajije kiragira kiti. Ni ryari wambonye nishimye cyane hari habaye iki? Ni ryari yambonye nishimye cyane hari habaye iki? Natubwire. Sushiri nese ubwo ngubwo. Ni ryari nakubonye wishimye cyane hari habaye iki? Rero reka nkubwire ikintu kigushimisha ngewe ndakizi ariko ntabwo nakivuga imbere. Nakivuge? Ntabwo nakivuga. Kivuge nyine kibwira abakunzi bacu. Ntabwo nakivuga. Atwishyure. Musohoka sa kamera irasohoka. Reka nkikubwire. Ariko bivuga ko Sunyize. Ntakivuge mu ruhame. Ntakivuge mu ruhame. Dance. Kiramunaniye. Warabyumvise? Guys, kiramunaniye. Oya, ntago kinaniye. Ziyere cyakunaniye niba ntago kinaniye. None ngereka nkigusubize. Ntacyo reka mbisubize muri rusanga. Ariko kimwe nakikubwiye.
nyine bivuge nyine. nyine Bibwira njyewe abakunzi icya bacu. mbere ndakizwi nakikubwiye reka mvuge icya kabiri apana icya kabiri vuga icya mbere. icya Ntavuga mbere icya- ntabwo nakivuga kubera iki? ashire nawe mani Ntatubwiye. ntukankotoze ntabwo ngewe icya mbere nakivuga kuko ndabizi ko uba wishimye cyane ariko ntabwo nabivuga noneho reka mvuge icya kabiri icya kabiri iyo nagutekeye ibiryo ukunda urishima wasanga ari ibiryo bibiri cyane cyane iki umva sheri ngaho mbwira none ibyo biryo cyane cyane iyo watetse iki? iyo natetse inyama ikindi n'ibijumba guys Aba yishimye. ibijumba wanyumviye indyo yanjye mwayumvise ibijumba byo mu mavuta ibijumba n'inyama n'inyama oya si cyane ariko nibyo hari n'akandi wenda atavuze oya ntabwo ariko sheri yego cyakunaniye reka bivuge ko cyakunaniye icya mbere cyakunaniye reka n'icya kabiri nayo kiriho comment kuko cyakunaniye ntabwo cyananiye njye nagisubije eke 8/10 naribi ngaho nawe ngenda afata akaboko ku ruhande sawa guys ubwo narwaye inkorora mwumve iki kibazo ukuntu yakibajije niki wumva nahindura mu myitwarire yanjye kugira ngo dukomeze tubane neza niki nahindura mu myitwarire yanjye ubwo ni imyitwarire yande ye kugira ngo dukomeze kubana neza guys nyine kivuge hari kivuga nyine hari igihe witwara nk'umupolisi mu rugo polisi nasiyonari cyangwa polisi hagiye mu rugo twayivuga gute ntabwo mbizi niho umupolisi umupolisi wo mu rugo oya ntabwo yaba ari siviliyani ni ukuvuga ngo hari igihe haza yabaye umupolisi ibintu byose ari kujajinga dore ibingibi ntibiri ku murongo ibingibi ntibiri ku murongo kandi ubwo nyine ubwo si njyewe nyine n'abakobwa banjye ubwo tuvuga ni polisi yaje mu rugo noneho uyu munsi akushashira ikoko hari uzahindure kuba umupolisi abe iki umuturage nyine bivuge neza ko njye ntabwo mbyumvise nyine ni ukuvuga ngo nyine bivuge utazimbiza bivuge neza umbwire ngo nyine wowe uzahindure aka n'aka hari igihe uza uvuye wenda akatuvuga hari ahantu wagiye cyangwa ukafata nk'urugero nko mu kazi sibyo ukaza niba wowe bababaye ntababajwe n'iki iyo wagize gute ukaza wenda hari nk'akantu wenda ugasanga twicaye nko muri salo wenda abana hari utuntu tujagaraye turi aho ugatangira ukaduhinda ibi ntibiri ku murongo iyi ntebe ntizitondetse dore mwazanye iki ngiki muri salo kitwara nk'umupolisi kariya kantu ujye uza utuje guys njye muzambwira ukuntu ngomba kwitwara kuko nanga akavuyo sinkunda akavuyo mu buzima ariko reka nkubwire ni ukuri pe nawe urabizi sinkunda akavuyo pe kandi nta n'ukundi ntanabigenza kuko sinabishobora rero ujye uza avec gentillesse utubwire ngo ko mwateje akavuyo tubwire twende ubwende nose shabiza nza ndi kubabwira nabi hoye mu bundi umupolisi azakurikiza amategeko gusa none wowe ubwa ngo ntabwo mba mbabwira nabi umupolisi urumva oya ntabwo ari njye bivuze njye navuze umupolisi okay ntacyo noneho ngiye kwisubiraho ubwo ngubwo nzajya nza nitonze nuje ninsanga ninsanga mwakoze akavuyo akajagari nyine mbigenze neza mbyitwaremo icyumba wowe kuki utashashe icyumba cyawe bigize icyaha mu rugo anyway abadukurikiye nabo baze kutubwira tubiganire babyandike muri comment kuba watoza umwana gutangira gutunganya ibintu byo mu cyumba cyiwe ni bibi ni byiza ese hari ubundi buryo umuntu ashobora gutiretingamo umwana atamubwiye ngewe wanjye
ndamubwira ngo uyu munsi usase abikora none ejo akabireka. Nkamubwira nti please wijye ujyana ibintu muri salo, nimba bijyanye muri salo bisubize aho ugomba kubisubiza, akabikora none ejo akaba yabiretse. Ubwo rero navuga ngo mbaye polisi. Guys, mungire inama. Ukaba nk'umupolisi neza. Mungire inama kabisa. Okay. Iki ni cyo cyonyine ngomba guhindura. Oya, kandi wabajije ikibazo kimwe, njye nasubije ikibazo kimwe. Ariko icyo nicyo cya mbere. Ni uvuga ngo ni uguhindura ukuntu nza kubabaye umupolisi. Nabaye umupolisi. Zanye amategeko gusa. Ubwo ngiye kuba umudaso. Ndi ukurikiyeho. Ndafata aka. Ni iki nakoze ukumva urugo waruvamo ukajya kuba wenyine? Ni iki nakoze ukumva urugo waruvamo? Ese sheri najya kuba njyenyine wowe urumva bishoboka? Ubwo nyine nta kintu sinakoze ukumva waruvamo. Ikosa se? Nk'ikintu urabona abagabo tugira amakosa menshi ubundi. Oya, n'abagore rega turayagira, abantu dukozwe mu makosa. Ubwo guys, abantu dukozwe mu makosa kabisa. Nakoze ukumva urugo genda umva rundambiye numva nanaruvamo. Cyakoze pereka nkubwiza ukuri ntakubeshye. N'abadukurikiye babyumvireho. Amakosa ukora ni amakosa nyine ari legere asanzwe. Byandi byo gutaha ukajugunya amasogisi hariya. Ariko wumviseho bwa polisi buhera. Nera kubizi nyine ko nanga kavuyo ukabikora. Ikindi sugo ni iki? Sha ntacyo pe. Nta nyine akantu dupfa nako ngako nyine ko kudashyira ibintu ku murongo. Ndaza kubisubiraho ubwo nyine ubwo nuko nshyira kuri gahunda nzatangira binanira. Ubwo bizajya kurangira noneho mfata amasogisi nkashyira umwanya wayo, inkweto naho ubundi imyenda ku murongo byose. Ibindi byose kuba umupolisi mu rugo mu gihe ntari nabishyira ku murongo. Guys, rwa gakorora muraza kwihangana. Ntabwo meze neza kabisa. Uvuga ngo nta kosa rikomeye wankoreye ku buryo numvishije navuga ngo najya kuba njyenyine ntaryo pe nukuri. Kandi nyine nabikubwiye n'utuntu nk'utwo ngutwo dutoya. Okay. Ubwo icyo cyarangiye. Kamfata kagatoya. Hariho iki hano? Hagatoya hariho ikibazo yabajije kiragira kiti. Kirahura n'icyanjye. Ni irihe kosa nakoze ukumva wandeka? Bo. Ikosa. Kosa numva nakoreka. Niri. Riraharira. abagabo barazina. Kubera ko nari namureka ndacyamukunda ubwo nta kosa rihari. Oya ariko ubundi ikintu kimbangamira cyane ni kira cy'ubupolisi. Ariko nicyo kigira polisi akosherera rero yo mu muhanda kuko ngo muri modoka muca ntago byatuma ngureka kubera ko si ikosa rikomeye. Nako si ikintu ishobora kuba bitana nta nubwo ari nikosa ahubwo ni ibintu wowe ushaka ko ibintu bijya ku murongo ahubwo ngewe ese ushaka kavuyo. Oya ariko nyine ukabidu. Nese niba udashaka kavuyo ibintu byajya ku murongo gute bitagiye ku murongo. Ntudutwaze ntuza. Akoshere uretse gato n'abantu babyumvireho mani bivuge neza utaneza abantu. Nese ushatse kuvuga ko ngewe ngo twaze igitugu. Oya. Kwaza ati muraho mwiriwe. Nese sheri ntabwo nzakabasuhuza. Wadusuhuje ariko bahita uvuga ati nahita mbona amakosa. Ugahita ubona amakosa. Ibyo ubanza uvuga ati ndabona mwishimye n'abana dukina. Nsange mwazanye n'amasafuriya kuri saro n'amasahani hanyuma mvuge nti ndabona rwose mumeze neza. Sawa. Ariko ntabwo byatuma nkureka. Kuko buriya hari amakosa ubona ariko se umuntu riri volontaire cyangwa bitewe nuko yabayeho nuko buriya uko twagiye turerwa mu bwana bwacu ni nako tugenda no niyo tugeze no mu rugo kuri gishuro nyinshi bigarukira aho ngaho gutyo. Gushatse uvuga ko narezwe igipolisi se? Hoya ntabwo kuvuga ko warezwe igipolisi ahubwo warezwe ushyira ibintu ku murongo.
none uhora nanjye umushyira ibintu ku muntu sibyo n'abantu sibyo ntabwo biba byoroshye ariko nyine guys ndagerageza ubwo nyine maze iyi myaka ni myinshi maze kugerageza ariko hari urwego ngezeho hari urwego maze kugeraho rwo gutondeka ibintu ariko ni urugendo biracyaza mugani harya hari ibintu utakwiga ukuze ngo hari ibintu umuntu atiga akuze icya mbere ni ikinyabupfura no kwiga ururimi rw'igifaransa ibyo rero ntabwo umuntu ajya abyiga nawe numva ibintu rero bigenda bingora kubera ko ntabyiga nkuze ariko ndagerageza wari ubizi Olivier buri gifaransa ngo ntabwo wakiga ukuze ngo bikunde biragoye keretse wagiye kuba mu bufu nta muntu ubundi rero umuntu utuma urugo ruba rumeze neza kuba yakigira umupolisi ko yakigira n'undi muntu uwo ari we wese niyo mpamvu nyine uri kubona urugo ruba rukeye rumeze neza data reka mbabwize ukuri ni ukuri nkurikije ukuntu abagabo nta kintu mwitaho n'umugore ameze nk'amwe ubu hajya usanga mana yanjye n'isafuriya ku meza n'isafuriya ku meza yahajya ariyo muri kuriraho pe kuko ntabwo njye mbizi ukuntu abantu babaho ukabona yafashe isahani akubise aho ngaho azanye ingofero yari yambaye ayikubise ku meza my god ariko nyine nzakosora ntacyo ubwo ubwo nyine ngo ikintu kimbangamira bacyumvise nta kavuyo ni njyewe ukurikiyeho okay shirika ikibazo se iyo mbonye nababaye ukora iki ngo ungarure muri mudu iyo abonye nababaye akora iki ngo ngarure muri mudu abagabo hari igihe duhura n'utubazo yo hirya tukaza twashavuye guys reka mbabwize ukuri njyewe umugabo wanjye iyo yababaye ikintu cya mbere nkora mutekera ibiryo akunda narangiza nkamutera story ewa nkazana story zimwe nkazihimba nkagira nkatera story kabisa ubwo ngubwo nyine ubwo igikurikiraho kivuge ntabwo ndi bukivuge seko ubwo bimaze kuba bingahe atavuga bibiri ariko nyine ariko ubwo se ni igisubizo kimwe mu ibyo bintu bibiri nyine mu ibyo bintu utavuga ni bibiri ni kimwe utavuga cyangwa ni uko udashaka kukivuga ariko n'ubundi igisubizo ni kimwe okay njye nabivuze mbo icya mbere mutekera ibiryo kundi icya kabiri nkagutera story icya gatatu sindi bukivuge guys numva atari kutubeshya jewe ushaka kuvuga ibintu byose nk'ugiye numva utari kutubeshya babarira njye se ko ndi kubivuga nose wowe uri kuvuga ibi wowe uri kumbaza ibibazo bikomeye rega njye ntabwo nabivuga okay byarangiye nasubije yambajije ibibazo bikomeye yego njye aho nateguriye ntabwo okay ukurikiyeho sawa ni ikihe kintu cyagutunguye utarunziho muri iki gihe cyose tumaranye iki cyagutunguye utarunziho ko nzi kabisa ukavuga uti ngiye kukibwira abakunzi bacu nzanamusaba tugikoreho ikiganiro cyangwa tugikoreho content kubyina music mani ese akoreswa mu muziki akunda kubyina ubwo kubera ko njye ntazi kubyina guys nzabereka ari kunyigisha kubyina sibyo cyangwa turi kubyinana ariko njyewe mbaye mbise bwo simbizi kera twavugaga twabyinaga muri segonderi tukavuga ngo urabona twageze muri segonderi hariho congo nibwo zari zikiza nagiraga congo ntarivuge wayivuze se kari y'umweru imeze ngo nagiraga congo imeze ngo yayindi ya kera nyine rero tukajya nuko ngiye guhita nzana story tukajya muri urumva twasozaga umwaka tukajya muri sale nyine polyvalente tukabyinana n'abashiki bacu twari duturanye aho ngaho noneho duri gusoza umwaka rero urumva congo ireba gutya hari igihe wagera ukayikubita umuntu sibyo
sibyo ubwo rero twabyitaga terime ati ntabwo wabyinnye wahinze. ubwo rero ntabwo uzi kubyina muri make uzi guhinga. yewe ntabwo nzi kubyina nzi guhinga. rero ubwo nanyigisha kubyina ntabwo nzamuhinga, cyakora nzagerageza kwitwara agakora ko nta congo nzaba nambaye. ubwo nyine konte icyo gihe tuzakora ikiganiro kuri icyo ngicyo cyo kubyina, muzanyihanganire guys. Uzanyigisha kubyina? Akora bize ko ntabyo uzi. Ntabyo nzi nyine, no se niyemeye. Sawa nyine. Okay, sawa. Ese wari uzi ko nzi kubyina? Nabimenye nyuma nyine. Okay. Nabimenye nyuma. Naribi. Ubwo ngubwo nzakwigisha. Ko wikanze. Aha yambajije bibaye ngombwa ko tuba tutari kumwe mu gihe cy'imyaka 2, ni iki wakumbura cyane? Shirisha wambashije ibibazo bikomeye. Imyaka 2. Icyambere nakumbura stress zawe nyine nazikumbura. Stress. Buriya mwumva ko stress nazari ngomba gutera umuntu stress. Okay, sawa. Presence yawe pe twayikumbura. We nande? Njyewe n'abana. Okay. Kubivuze utuje cyane. Nuko bigoye. Imyaka 2. Amezi 28. Yose. Tuvuge wenda nagiye nko ku ishuri cyangwa mu butumwa bw'akazi cyangwa. Imyaka 2. Guys, imyaka 2 ni myinshi. Anyway, can be specific. Icyambere nyine nagukumbura. Nakumbura story zawe. Nakumbura ibintu byinshi. Ibiri hajya gushira narapfuye. Ntajye kutubwira. Bivuge tubwire nka 3. Watubwiye utubwira presence. Nakumbura presence yawe. Cya 3. Nakumbura story zawe. Ikindi nakumbura ukuntu ukuntu nyine ubura kumwe n'abana ntabwo nabikumbura. Cya 4 cya nyuma. Oya ni ibyo ngibyo. Okay. Ese ntabwo wamuca inyuma? Oya ntabwo imyaka 2 ni mike cyane. Ntabwo namuca inyuma pe. Wagize myinshi. 2 imyaka 2 ni mike. Nafasha kandi. 2 ni mike ntabwo 2 ntabwo namuca inyuma pe. Icyambajije rero. Cyanyuma. Niki wankundiye kuva tumenyanye kugeza ubu? Guys, kano ka discipline agira discipline pe. Ni mukunda abantu. Mukunda abantu. Akunda abantu pe. Discipline ikindi uretse n'ibyo. Uretse niyo ni kambwire neza ngira gasubiremo. Niki wankundiye? Kanongere ngiso. Urumva se? Icyambere ni discipline. Icya kabiri wenda kibanziriza urumva iki ntago ari cyo cyane, ubundi ntago ari cyo kintu cyambere umuntu amenyera ku mukunzi we. Cyangwa umuntu akibona umanza kureba isura kwameze. Oya sheri ibintu by'amasura rwose cyo byihorera. None se ndabeshya? Ndabeshya se? None se mbeshye? Tumangira isoni. Uri kugira mbibeshye? Oya, isura first of all. Uretse gatoya n'uburyo ateye muri rusange. Icya kabiri discipline. Noneho uko twagiye tumenyana ewana nagiye nisanga naguyemo. Ruvango wankundiye discipline kuva tumenyanye kugeza ubu. N'isura first of all manza. Ikiganiro cyatambutse avuze ko wakunze bajya kukireba njye ubwo narangije. Mana we. Sizo? Icyanyuma. Ni iki cyakunejeje nakoze ukumva urishimye birenze? Ndakumva nkureba. Cyaze sheri reka nkubwize ukuri pe. Nakubeshye. Akantu wakoze
kakanezeza muri ubu buzima tumaranye. Umva nanjye ugatekereza Gute se kandi nkakubwire ni ukuntu wanyitayeho ntwite umwana wa mbere. Ubwo wa kabiri ntabwo namwitayeho. Ubwo nicyo ushatse kuvuga ko wa kabiri ntakwitayeho? Ntabwo ariko mvuze ukuntu wanyitayeho ntwite umwana wa mbere pe byaranesheje. Thank you. Uwa kabiri nawo nuko byaranesheje. akora nacyo wamukundiye mu kiganiro cyabanje ngo atangira agira keya umutipe agira keya zo hejuru nuko rimwe na rimwe ajya yigira nabi ariko agira keya pe agira keya n'ukuri ni wa muntu nyine ugukeyaringa from morning up to evening abagukeyaringa guhamagara sheri umeze ute meze neza nyine nanjye we nitwaye neza nawe yitwara neza ako nitwaye nabi nawe nyine yitwara nabi cyangwa indi twavuze kimwe kuri kimwe mbere ngo yo urugo rwawe ushatse kurugira urw'amahoro ruba urw'amahoro ashaka kurugira urwa bombori rukaba bombori shaka kugira amahoro. Guys ni ibyo ngibyo twabateguriye kuri uyu munsi rero turabashimiye cyane abo twabanye. Shira ikindi wavuga se? Icyo nabasaba gusa mukore subscribe na sharing kandi mukore na comment rwose dukomeze tubane kuri Anastase family. Guys murakoze cyane. Tubashimire tugira tuti bye. Njye mvugira hasi ntabwo ibintu byo kuvugira hejuru no. Sinuvugira hejuru. Tagiye umurozi arapfuye. Nuri indege. Sinuvugira hejuru. Mutare? Mva mani tugire dutangira ahubwo.